Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza muri gahunda zose murimo zitandukanye. Mbibutse gukanda subscribe abatarabikora mwese aho muherereye hose, kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi, ibiganiro byubaka, ibiganiro by'ukuri bijye bibageraho ku gihe. Mwese benshi muhazi nko mu cyapa cya bisi, muhazi nk'ahantu mukoresha murangira abantu ku gice runaka cyo mu mujyi wa Kigali. Nta handi mvuga naho bita kwa Rando. Ese uyu Rando ni muntu ki? Amateka ye nayahe? Icyo nicyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cy'aka kanya. Umunyabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha igifaransa, uyu ni Louise Mushikiwabo, yagaragaje ko ku itariki 7 Mata mu 1994 abari mu rugo rwa musaza we ari we Rando Walidi Ndasingwa, uzwi cyane nka Rando, bari mu mubyeyi we bose bishwe, nyamara biba musaza we ari gusaba ubufasha mu Babirigi ngo bamutabare. Nta yindi mpamvu nari mvuze kwa Rando, nuko ari we tugiye kugarukaho muri aka kanya. Amateka ye nayahe? Amateka avugwa cyangwa asobanurwa neza na mushiki we ari we Louise Mushikiwabo. Rando Walidi rero wari uzwi nka Rando, cyangwa se kugezwa n'ubu uzwi nka Rando, yari umwe mu banyepolitike mbarwa b'abatutsi babaga muri guverinoma ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, ndetse batari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Ndasingwa rero ni umwe mu banyapolitike bishwe ku ikubitiro ubwo jenoside nyirizina yatangiraga. Mu kiganiro rero yagiranye na Jeune Afrique, Louise Mushikiwabo akaba na mushiki wa Rando yagaragaje ko ubwo inkotanyi zinjiraga mu mujyi wa Kigali mu Kuboza muri 1993, yahise abwirwa na musaza we ko agomba gusubira imahanga. Mushikiwabo mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi yari umuyobozi wa Banki Nyafurika, ariko akorera i Washington mu biro bishinzwe Amerika y'Amajyaruguru. Ku busabe bwa musaza we, uyu muyobozi wa OIF cyangwa se umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa yerekanye ko muri Mutarama muri 1994 yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kazi ke. Cyakora ngo ntiyigeze atekereza ko mu Rwanda hashobora kubaho jenoside ikangiza byinshi nk'uko byagenze. Ku rundi ruhande ariko yiyumvishaga ko musaza we yashoboraga kwicwa ku mpamvu zirimo kuba yari we mututsi wenyine wari mu bagize guverinoma ya Habyarimana. Icyo gihe yari minisitiri w'umurimo. Mushikiwabo akavuga ko inshuro nyinshi musaza we yibasirwaga, bigizwemo uruhare runini na radiyo yabibye urwango ariyo RTRM. Uyu mugabo akaza kuba ikimenya bose. Ati ku itariki 7 Mata muri 1994 niriwe mu nzu nabagamo muri leta ya Maryland. Uwo munsi ndawibuka neza. Ni umunsi numvaga meze nk'uwanyoye ibiyobyabwenge. Abantu batandukanye bambwiye ko musaza wanjye Rando yishwe. Mushikiwabo yavuze ko icyo gihe nyina ubabyara yari yasuye musaza we mu rugo rwe. Mu kanya gato intumwa y'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi mu Rwanda, yari inshuti ikomeye ya Rando, yahamagaye Mushikiwabo, uyu wabaga muri Amerika, akavuga ko agifata telefone yahise yumva ko musaza we byarangiye. Ati yavugaga wumva afite igihunga, arambwira ati ngomba kuvanwa aha hantu. Yari ari kurira. Ati ibiri kubera hano ntabwo ushobora kubyumva. Ntabwo yabashije kunsobanurira, nuko namenye ko musaza wanjye yiciwe mu rugo iwe. Icyo gihe urugo rwa Rando
rwarindwaga n'ingabo za Loni kuko yari umwe mu bantu bari bibasiwe. Mushikiwabo agaragaza ko icyo gihe abarindaga Perezida Habyarimana baje kwa Rando mu rugo, ingabo za Loni zamurindaga zihita zihunga. Icyo gihe zasanze ari kuri telefone avugana n'umuyobozi w'ingabo z'Ababiligi zari mu Rwanda, ndetse yanahamagaye na General Romeo Dallaire wari umuyobozi w'ingabo za Loni asaba ko bamutabara. Mushikiwabo ati icyo gihe Rando aravuga ati dore bageze ku muryango bahageze. Uwo Mubiligi ntacyo yari gukora muri icyo gitondo. Uyu muyobozi yahishuye ko wari muri urwo rugo wese uwo munsi yishwe, harimo nyina, umukozi wakoraga aho kwa musaza we n'umugore we wo muri Canada, bose bararashwe. Cyakora undi musaza we wa kabiri, umugore we n'abana be bo bararokotse, mu gihe musaza we wa gatatu wari wakomeretse yapfuye nyuma y'ukwezi yishwe n'ibikomere kubwo kubura ubuvuzi. Ati yari yahunze ava mu rugo rwe agana kuri Stade Amahoro ahari hahungiye abandi bantu benshi. Nyuma yayisohotsemo agiye kureba mushiki we, ajya aho yari atuye ashaka kumenya ibiri kuhabera kuko kuri telefone yari yamubuze. Mushikiwabo avuga ko uwo musaza we wa gatatu yakomerekejwe, agakeka ko byakozwe n'interahamwe cyangwa abasirikare bashoboraga kuba bari bamukurikiye. Kubura musaza we biri mu bintu byamunaniye kwakira, cyane ko yari afite n'ubwoba bwo kubaza abandi bo mu muryango we kuko byari nk'umuntu warose inzozi mbi ntabashe kuzivamo ngo akanguke. Mushikiwabo yamaze iminsi 3 yose ataratora agatotsi kuko yari amaze iyo minsi kuri telefone amasaha yose abaririza ibiri kubera mu Rwanda. Ati mperutse kuganira n'inshuti ndayibwira nti ntabwo numva uburyo imyaka 30 ishize kuko nejo bundi. Agaragaza ko uko abanyarwanda bagenda bagera imyaka 30 niko urwo rwibutso kube rurushaho kugaruka akibuka ibyo bihe by'agahinda, ibihe byo kubaho nta makuru yabaho. Yavuze ko nubwo hashize imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, ikiri kimwe mu bigize ubuzima bwe cyangwa cyari kimwe mu bigize ubuzima bwe cyangwa ubw'ababaye uri biriya bihe byose cyangwa ubw'ababaye muri biriya bihe byose. Uko agenda asatira izabukuru, uyu muyobozi yagaragaje ko agenda afata imimerere y'umubyeyi we bigatuma arushaho kumutekerezaho cyane. Ati mama yari muremure kundusha, umugore mwiza, vuba aha nzaba mfite imyaka nk'iyo yari afite muri 94. Nkeka ko nsa nawe iyo nambaye umukenyero mbona ingendo ari iya mama wanjye. Akenshi ngo iyo ndi i Kigali umugabo wanjye asinzira kare, bye bibaho gake. Yerekanye ko afata amafoto yajyanye muri Amerika mbere ya Jenoside, akavuga ko nubwo mbere atatinyukaga kuyareba ubu asigaye yicara hasi akayitegereza yose uko yakabaye, bigatuma yibuka ibyo bihe. Yashimangiye ko ubu atekereza kube yabuze, agafata umwanya akabatekereza atuje kuko ubu kubaho mu cyimbo cyabo bimuha imbaraga zikomeye, ndetse kuri we ngo kubaho neza kubwabe yabuze ni itegeko. Nubwo ari mu mirimo yatorewe imahanga, umutima we awuhoza ku gihugu cy'amavuko, dore ko agikurikiranira hafi kuko yahabaye akanahakora, ndetse akaba muri benshi bari mu rugamba rwo kurwanya ko ibyabaye biba ukundi. Louise Mushikiwabo yagaragaje ko kwakira urupfu rwabe yabuze muri Jenoside bikomeza kumugora uko iminsi ihita indi igataha. Ngayunguko rero reka tubwire buri wese kwihangana muri ibi bihe bitoroshye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi.